imikino se shawe zana amafaranga ibindi byinshi utabeshye koko nabita urabona ngiye ndi mu mikino amafaranga yarabuze none ukuzana iyo miteto ngo we zana amafaranga ibindi bimbaze ubwo nafika yuzuye wangu shaga abanyimiteto aho ngaho urabona ngiye naje hano gukina uzi ko ubwo buryo wabujyana kwa nyuko kugira ngo nimba nta mafaranga ufite intekerezo ziba nyinshi ibitotsi bikabura nkarushaho gukumbura cyanya byose ikurota cyangwa nukuri oya ntabwo uri kurota ahubwo wahageze ko nabamanuye naza kibuye usiko nemeye nkava kuri senki sanga bahera ku kirango kugira muri 25 ni make wowe gusa cyabe nuko wuya uruhira umwe 25 cyanyabyo 25 ahubwo so bibonye waretse twumvikana nk'abavandimwe ko nta mafaranga mfite akukubita cyane n'abandi ibyo nabyo ahubwo karambika hano hakiri kare umuhungu wabwaga indemeye ndaheba nanjye mfate amatsiko yo gukuta amanyada iwacu nta muntu wigeze yiyahuye iwanyu bariyahuye se cyangwa ni inkuba wamenye iby'ama telefone yawe telefone yawe nta kuntu wakihangana nkagusubiza telefone yawe nkakugereka n'amafaranga ariko ntumbite zino ngigo reka kuyongeje rumwe uzi ko wagira ngo uri inkuba oya nyerege nyongeza rumwe reka mbwire satani reka mbwire ngenda kubwira satani ni ibiremwa by'Imana yashyizeho pawa ibaha imbaraga usubize telefone yawe n'amafaranga